tinyuka kongera gutinyuka gushaka gushyira urutoki mu ziko. Ibyo rero uburenganzira bwabikuyeho, umwana aratukana bakamucyanga ntugatukane, arakubagana bakavuga ntugakubagane, ejo akongera ejo bundi akabikurana, akageza n'igihe bamubwira batari ko iki niki ngo uburenganzira bwanjye. Azi kuvuga uburenganzira bwe, ariko ntabwo azi aramenya kuvuga uburenganzira bw'abana. Mu by'ukuri rero abana ku gipande cyabo bishwe n'ababyeyi bake bateshwa ku nshingano, bakicwa nanone n'ubu burenganzira bwabo budaherekezwa n'indangagaciro, nako budaherekezwa n'inshingano z'abana bakiri batoya. Ku rundi ruhande rero hari ababyeyi koko nabo, hari bamwe baciwe intege n'ubu burenganzira. Abana babwiwe ko bagomba niba umubyeyi akuvuze nabi uzafata telefone ugahamagara polisi ikaza. Ababyeyi baravuze bati noneho singiye gufungwa, umwana azakora ibyo ashaka. Urugo rero ababyeyi badakora inshingano, ari umugabo ari umugore, umwana nawe akaba ameze atyo, ubwo nta muryango dufite. Kuko umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana. Abana niba bameze batyo, bakarerwa batyo, ababyeyi nabo bagacika intege bakarekera iyo, bagira inshingano, bamwe bakigira mu kabari. Ibyo banagombye guhahira urugo bakabimarira hirya no hino. Muri iki gihe umugore asigaye ajya mu kabari, umugabo akajya mu kabari, no kurushanwa. Umugore asigaye avuga ati abagabo bagiye mu kabari kera, reka natwe tugerageze turebe ko twabafata, twamera nkabo. Urugo rukabura kiramira, umwana ariyo, ababyeyi bariyo, nuko niko umuryango ugiye gusenyuka.